mwana wega ntamakirira mwanyi wanje mwana wega ngwino nkubi. Kuva Mushayidi yashimutwa bakamujyana mu Rwanda kugeza igihe akatiwe gufunga burundu, yabaye muri gereza. Yabanje kuba muri gereza y'i Kigali bita gereza 1930. Tariki ya 26 Mata 2012 bamwimuriye muri gereza y'Impanga. Iyo gereza y'Impanga bayimujyanyemo batamubajije, bamujyanye mu bintu bimutunguye nawe, ariko akaba yivugira yuko ubuzima bw'Impanga butandukanye n'ubw'i Kigali, mbese ari amahitamo yahitamo ubuzima buri Impanga. Ikibazo rero afite asangiye n'abandi bafunze bazira politike nuko iyo habaye imvururu, iyo habaye imyigaragambyo y'abandi y'izindi mfungwa, bahita bareba abo bafungiye politiki, bakaba ari bo akenshi babuza amahoro. Urugero natanga nuko kuva muri Mata 2014 ubu bafungiye mu kato, yaba we Dr Niyitegeka n'abandi, kuko babitiriraga izo mvururu zavuye muri prison. Ikindi kandi nanone nk'uko bagenzi banjye babivuze nuko Mushayidi ari mu Rwanda ari nyakamwe. Abantu bafungiye mu Rwanda batungwa n'imiryango yabo, niyibagemurira, niyibitaho. Ni ukuvuga ko rero iyo umuntu ari wenyine nk'uko bibaye kuri Mushayidi biba bigoranye cyane. Cyakora kuva PDP yagera mu Rwanda cyane cyane, ubu ngubu twizeye yuko buri gihe Mushayidi agemurirwa. Hari abantu bamugemurira, hari abantu bamusura, nubwo kumusura bitoroshye nabwo, ntabwo mbese ashobora gusurwa kimwe n'izindi mfungwa. We n'abandi banyapolitike babasurira mu cyumba kiri ku ruhande cyabiteganyirijwe, ariko hakaba hari n'abantu bakora muri iyo gereza baba bahari buri gihe, ku buryo ntabwo ushobora kuvuga ikikuri ku mutima. Uwagusuye ntashobora kuvuga icyo yifuzaga kukubwira, kuko haba hari abantu bahagakiye. Ikindi rero ubu ngubu noneho umuntu yakwibaza nuko se koko Mushayidi bazamufunga burundu, byagenda gute kugira ngo Mushayidi ave muri prison? Kugira ngo have rero, kereka yatse imbabazi umukuru w'igihugu Paul Kagame, akamwandikira akamusaba imbabazi. Ariko ibyo bintu ntabwo biri muri gahunda na gato, kuko Mushayidi ubwe atemera ibyaha yashinjwe n'urukiko rwo mu Rwanda. Ntabwo rero ashobora kwaka imbabazi perezida w'igihugu. Twe rero ishyaka rye PDP Manzi nawe ubwe Mushayidi, twumva ko kugira ngo imfungwa za politiki zifunguke, nuko politiki igomba guhinduka mu Rwanda. Akaba ari byo mugenzi wanjye rero agiye kubagezaho imigambi ya PDP.